Ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikira Golden Media Rwanda, natwe turakwifuriza kugira ubuzima bwiza ndetse n'amafaranga. Tubahe ikaze rero mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho uyu munsi tugiye kugaruka ku kamaro ko kunywa amazi ashyushye. Amazi ashyushye cyangwa se amazi akonje byose biranyobwa, ushobora kunywa ashyushye cyangwa ukanywa akonje, ariko byombi bikora mu buryo butandukanye mu mubiri. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tugiye kukubwira ku mazi ashyushye, icyo amarira umubiri wawe igihe wayanyweye, ndetse turakubwira n'igihe cyiza cyo kuyanywera. Karibu mu kiganiro dukomeze tubane paka iyi video irangiye. Reka nihuse nkubwire umumaro wa mbere wo kunywa amazi ashyushye. Hari ukoroshya igogora, kizwi nka digestion. Kwa kundi wariye biriya biryo urya bijya mu nda, igifu kikabitunganya bikazavamo za ntungamubiri ntoya zijya gutunga umubiri. Iyo ni byo gogora. Iyo wanyweye rero amazi ashyushye afasha muri icyo gikorwa cy'igogora. Uti afasha ate rero? Amazi ashyushye afasha mu gushongesha ibinure wariye. Bya biryo turya bibamo ibinure, byaba biturutse ku mavuta cyangwa se biturutse no ku nyama twariye zirimo ibinure byinshi. Nibutsa ko ibinure bitaba mu nyama gusa, ibintu byose bigira amasukari bishobora gusitoka muri forme y'ibinure. Ya mazi yacu rero ashyushye iyo uyanyweye afasha gushongesha bya binure, bityo bikaza korohereza rya gogora ryacu. Ikindi mu gihe amazi akonje yo ahubwo atuma ya mavuta wariye yo akomera. Amavuta wariye mu biryo, aho iyo urengejeho amazi akonje, aho kugira ngo yishwanyaguzemo utuntu duto byorohereza digestion, ahubwo noneho arakomera, bikagora umubiri mu gukora ya digestion y'ibyo biryo wariye birimo amavuta. Umumaro wa kabiri wo kunywa amazi ashyushye harimo gusukura umubiri, ikizwi nka detoxification. Wakibaza uti amazi ashyushye asukura umubiri mu buhe buryo? Ese bigenda gute? Ni ukuvuga ngo uburyo amazi ashyushye afasha umubiri wacu gusohora imyanda isanzwe irimo imbere mu mubiri. Iyo unyweye amazi ashyushye, ubushyuhe bw'umubiri burazamuka, tubyumva ko ushyushye. Iyo ushyushye rero bituma ubira ibyuya. Iyo ubira ibyuya, umubiri muri bya byuya uba uri gusohoreramo imyanda. Ya myanda yari iri mu mubiri mo imbere igasohoka. Ikindi ibi nabyo bifasha impyiko zacu gukora neza, zisukura amaraso. Uwo nawo ni undi mumaro w'amazi ashyushye ujyanye na detoxification cyangwa se kuyungurura imyanda iri mu mubiri. Ikindi amazi ashyushye amarira umubiri wacu
harimo koroshya ikibazo cya constipation. Ku bantu barwara constipation cyangwa se umuntu wigeze arwaraho constipation, arabizi ko constipation iri very stressful. Irastressa cyane, itesha umutwe, irabangama. Amazi ashyushye rero nayo ni kimwe mu bifasha kuri iki kibazo cya constipation. Uti bigenda gute rero kugira ngo amazi ashyushye adufashe guhangana n'ikibazo cya constipation? Iyo unyweye amazi ashyushye aramanuka akagenda akagera mu mara. Iyo ageze mu mara rero yoroshya muvoma y'amara, ikizwi nka peristalsis. Kuriya amara aba agenda yizingura mu nda, afasha ko ibiyarimo bipasa bikomeza ku yindi level, biva ku rura ruto bikomeza no ku runini kugeza bisohotse hanze. Ibyo byose rero iyo muvoma iri imbere mu mara irimo igenda neza, byoroshya no gusohora ya myanda iri aho ngaho mu rura runini, bityo constipation ikaba irakemutse. Akandi kamaro twagarukaho ko kunywa amazi ashyushye harimo kugabanya ibiro. Amazi ashyushye rero uti azagufasha ate kugabanya bya biro? Iyo unyweye amazi ashyushye azamura bwa bushyuhe bw'umubiri twabibonye hejuru, cyangwa se bikanongera metabolism, imikorere y'umubiri, uko umubiri ukora bikazamuka. Ibi byose rero bituma umubiri utwika ibizwi nka karori. Karori aba ari ya sitoke y'amasukari, y'amavuta, ibyo byose ari nabyo bituviramo wa mubyibuho. Iyo rero umubiri utwitse ayo makarori, wo utwika ayo makarori kuri response yo kugira ngo umubiri ugabanye ubushyuhe. Iyo umubiri uri gutwika za karori hasohoka ubushyuhe mu mubiri, bityo umubiri ugakuringa cyangwa se ukagenda ukonja winoromaliza kuri temperatire isanzwe umubiri wari uriho mbere. Muri iyo fenomene rero umubiri ukora ugira ngo ugabanye ubushyuhe, biviramo na bya binure wari ufite mu mubiri, kuko umubiri wabitwitse bikagabanyuka. Nimba ibinure bigabanyutse niko kwa kugabanya n'ibiro wari ufite. Bityo rero amazi ashyushye kugira ngo, hari n'indi video twabivuzemo ku bantu bifuza kugabanya ibiro, nayo ari mu ntwaro imwe ushobora kwifashisha. Akandi kamaro twasorezaho ko kunywa amazi ashyushye, buriya amazi ashyushye afasha no ku bantu barwaye ibicurane. Ibicurane cyangwa n'inkorora. Uti bigenda bite rero? Amazi ashyushye, iyo unyweye amazi ashyushye yoroshya ikizwi nka mucus, cyangwa se mu kinyarwanda cyacu wabyita ibimwira. Amazi ashyushye iyo uyanyweye, yaba ibiri mu mazuru, yaba n'ibiri mu muhogo,
biroroha, ubona ko kiba cyari gikomeye noneho kikoroha, uko kimaze korohamo rero byorohera n'umubiri wawe kugisohora hanze, bityo bikagabanya bwa buryaryate ushobora kuba wari ufite mu muhogo, ndetse bigatuma unahumeka neza mu gihe bya bicurane byari byakuzibye nk'amazuru. Ngako rero akamaro ko kunywa amazi ashyushye, gusa sinabura kukubwira ibi bindi bikurikira. Amazi ashyushye ntabwo ari ukunywa ya mazi abira, amazi ashyushye cyane nayo yakotsa akagira ibindi yangiza mu mubiri wawe, niyo mpamvu tukugira inama yo kunywa amazi y'akazuyazi. Ya mazi yabaye akazuyazi watetse agashyuha akabira, ariko ukayahoza gake akaba akazuyazi ku buryo uyanywa, yego wumva ashyushye ariko atari kuri ya level yo kukotsa, kuko nakotsa nabyo uzagira ibindi bibazo by'ubuzima, ugire bane, ugire icyo gisebe yaba mu kanwa cyangwa n'ahandi ayo mazi yabashije kugera. Reka nkubwire igihe cyiza ukwiye kunywera ayo mazi ashyushye, ntabwo ari ukuyanywa igihe uboneye cyangwa se kuyanywa mu kavuyo. Ni byiza ko aya mazi wayanywa mu gitondo ubyutse, mu gifu nta kintu kindi kirajyamo, ugafata ya mazi yawe ashyushye ukayanywa, cyangwa se nanone ukaba wayanywa nyuma yo kurya, kuko twabibonye hejuru ko afasha muri digestion. Ushobora kuyanywa with empty stomach, igifu kirimo ubusa utararya, birafasha koza amara, bya bindi byose twagiye tubona hejuru, cyangwa se ukaba wanayafata umaze kurya, ibyo nabyo bizagufasha. Murakoze rero kuba mwabanye natwe muri iyi videwo ni nyinshi zigiye kuzajya zikomeza ziza, nawe wagira uruhare mu byo tuzajya tugutegurira, utwandikira comment ukatubwira ibyo wifuza ko twazagusobanurira, bityo tukagenda dusubiza bimwe mu bibazo mwibaza, ndetse tunabagezaho n'izo update zigiye zitandukanye. Ciao ciao, nimba aribwo ukibona iyi channel wakora subscribe kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari wacu, ndetse ukaba wanayisangiza bagenzi bawe nabo bakayimenya, ndetse mugakomeza kuduha n'izo comment kugira ngo tumenye icyo twarushaho kugenda twongeramo tubategurira ibintu byiza. Murakoze cyane, Imana ibarinde.